ndi mushiki wa Yige. Uri mushiki wa Yige? Yige tuzi. Yige cyangwa Igete? Yiyambuye kuba umuhungu, yigize umukobwa ku ngufu. Yiyambuye musaza wawe? Yiyambuye kuba musaza wanjye. Ubu yabaye murumuna wanjye ntakiri musaza wanjye. Cyaje no kutubabaza cyane, kiratubabaza nuko twumvise ngo asigaye abana n'undi muhungu, bose babana bahuje ibitsina, ngo umwe n'umugore undi n'umugabo. Ibyo bimaze ntago yafata telefone yacu, nta nubwo twavuga ngo byibura ngo turanahuye mu nzira atume duhagarara byibura ngo tumusuhuze. Urumva nta hantu twari guca, niyo mpamvu Yige ajya kuva mu rugo yanahavuye nyine nta n'ikibazo, aragenda, yahavuye tutamututse, ahava binameze neza, gusa yaragiye ntiyagaruka. Bisanzwe ndabasuje kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza. Mwese tubana umunsi ku munsi, kanizere ko mumeze neza aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye, kanizere ko mumeze neza. Ndabasuje cyane by'umwihariko, ndashimira wowe wakoze subscribe, ukandika share ndetse na comment. Kwandika comment zanyu zifasha benshi bagiye batandukanye. Iyo wanditse comment ushobora gutanga igitekerezo cyangwa se ugatanga inama cyangwa n'indi nyunganizi yose mu kiganiro tuba twakoze bitewe n'uwo twaganirije, kagira inama mubaha zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'undi mutumirwa mushyashya, n'ubwa mbere tugiye kuganira kuri Keza, ariko reka atangira twibwira kugira ngo tubashe kumumenya, namwe muraza kuza kumumenya, tumenye n'impamvu turi kumwe kano kanya. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Mutoni Diane. Mutoni Diane ni umumama, ni umukobwa, ni muntu ki? Okay, ndi umufiyemeri. Umufiyemeri, ufite umwana? Yego. Tuguhaye ikaze rero nanone, wisanzure, hano ni mu rugo. Yego, murakoze. Hanyuma wampamagaye umbwira ko yifuza ko tuganira, ntiwabasha kunsobanurira neza impamvu yifuza ko tuganira, ariko nahise ntekereza kuko biri kose hashobora kuba hari impamvu kandi ifatika. Nagira ngo tubanze tuguhe ikaze, utubwire nihe impamvu yifuje ko tuganira, urinde, mbese udusobanurire muri makeya. Wambwiyeho bikeya, ariko ndifuza ko watubwira birambuye kugira ngo tubashe kumenya impamvu ki turi kumwe. Ni Diane? Yego. Na Diane. Murakoze cyane, kandi mbere ya byose mbanje kubashimira ko mwanyitabye, mbese mu gitekerezo cyanjye kantega amatwi, ntago mwigeze mumpupa, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Ngewe rero njya gutekereza kubahamagara, nabonye nimero yanyu nyibona ahantu, bitewe n'ibyo nari nabonye nyine ndavuga ntirika wenda nguhamagare, ushobora kugira icyo umfasha cyangwa se nanjye nshobora kugira icyo ngeraho bitewe n'ibyo twaganiriye. Gusa ngewe ndi mushiki wa Yige. Uri mushiki wa Yige? Yige tuzi. Yige cyangwa Igete? Mwamwita uko mushaka, ariko twebwe ntabwo nari nzi ko afite mushiki we, kuko icyo nzi yatubwiye ko nta babyeyi afite, nta papa, ni papa na mama adafite, sinzi niba ari umwe muri abo, ariko ntabwo yigeze mbwira iby'izindi famiye, bashiki cyangwa abavandimwe be. Ubwo rero wampamagaye ubwira kuri mushiki we, ndavuga ni ntacyo, ariko wenda ibindi uraza kubitubwira nyuma tumenye impamvu. Hanyuma uri mushiki we mukuru cyangwa uri muto kuri we? Oya, ariko uri mukuru biragaragara. Ni ngewe mukuru. Ni ngewe mukuru nyine. Iga umufata gute tutarakomeza? Umufata nka mushiki wawe, nka musaza wawe, umufata nka murumuna wawe muri make? Okay, Yige rero aho bigeze ahangaha mufata nka murumuna wanjye, kuko mbona kuba umuhungu yiyambuye kuba umuhungu, yigize umukobwa ku ngufu. Yiyambuye musaza wawe? Yiyambuye kuba musaza wanjye. Ubu yabaye murumuna wanjye ntakiri musaza wanjye, ariko nyine biratubangamira bikanatubabaza pe. Kuba uvuze kuri mushiki we, numva ngize utubazo twinshi two kukubaza. Nta wundi muntu wo mu muryango we nigeze mbasha kuganira nawe, ubwo niwe wa mbere tubashije kuganira. Yego. Atubwira ko ariko yavutse ameze. Wowe nk'umuntu mwakuranye, nk'umuntu muvukana, nk'umuvandimwe we, uko twe tumureba inyuma n'ubundi ubona afite rwose niko ateye n'ubundi. Biragaragara nyine. Ese akiri mutoya byo byari bimeze bite mu mikurire yiwe kugeza kuri uyu munsi? Yari ameze ate, yari ateye ate, byaje akuze, niko yavutse ameze mu muryango mwamwakiriye muto? Yige rero uko ameze kuriya niko yavutse, kubera ko akiri n'umwana wabonaga ko nyine afite imyitwarire y'abakobwa, agakunda no gukora imirimo y'abakobwa,
hato na hato nyine urabizi abana baranasigana hato tugasigana ugasanga ibyo turi gusiganira ni uri kubikora kandi ari imirimo yacu agakunda gukina n'abakobwa ntago yigeze akina n'abahungu imyitwarire yiwe yamye ari y'abakobwa ntago yigeze yisanga mu bahungu yigeze akora imirimo y'abahungu hanyuma kura gutyo famiye byagenze gute mwabifashe gute mu gihe akiri mutoya mwagerageje kumuhana mwabyitwayemo mute kugeza kuze yari akiri mutoya urabyumva arabikurana ariko kubera ko yari akiri mutoya twabonaga ko nta kibazo nyine ari iby'abana ariko nyine byaje kudutungura akuze tubona atangiye ziriya ngeso nyine zo kujya muri ibyo bintu byo kuryamana n'abagabo bagenzi biwe biranadutungura cyane biranatubabaza cyane ku buryo mbese n'abaturanyi baba baduseka badukera nyine bavuga ati mbese nta kintu twabyaye. Nta wundi mwana mufite muri famiye umeze nkawe yaba ari we wenyine cyangwa hari undi cyangwa hari aho abikura? Ntago tuzi ukuntu ntago tuzi ukuntu byaje kubera ko wenda yakuze afite amaraso y'abakobwa ariko abandi bose tuvukana nta kindi kibazo bafite niwe watuvuyemo umeze kuri. Muri famiye yanyu nta handi ntaho ikintu cyabaye byibura ngo tuvuge ngo hari igihe muvuka muri famiye ariko hari ukuntu ibintu bigenda bihererekana bituruka mu miryango kure ugasanga n'abana birabafashe nta hantu mu muryango yanyu hari byigeze havuka undi muntu umeze nkawe? Hoya ntaho pe ntaho. Uze kare wa mbere umeze kura mu niwe wa mbere rwose niwe wa mbere. Hanyuma reka nkore kuko meze wampamagaye mbwira ko tuganira ngo komeza tubwire icyo wifuza ko. Ngewe rero icyo nifuza cyangwa icyo mbasaba nuko nyine ngiye nabonye akeshi nkunda kubakurikirana nabonye ibiganiro byanyu mbona yige ikintu cyaje no kutubabaza cyane kiratubabaza nuko twumvise ngo asigaye abana n'undi muhungu bose babana bahuje ibitsina ngumwe n'umugore undi n'umugabo. Ibyo bimaze n'iminsi ahubwo bimaze iminsi niyo mpamvu nari narabuze nimero zawe ariko ni nk'Imana yabikoze ndangije nzigwaho pe. None se igihe yiga maze ari umutinganyi nkuko bivuga ni amaze igihe kinini twebwe twari twarabyakiriye mu rugo twumva ko nyine tubyakiriye ariko ikintu cyaje kudutera impungenge kikanatubabaza cyane nuriya mugabo babana nigeze kubona yiga arimo amwirukana rwose byaratubabaje ibintu bavuga ngo babapfumura akabuno niba mupfumura akabuno ngo bibinda pampa ni ibintu bikabije ni n'ibintu rwose binasebetse mu muryango. Kuki utaje imbere muri iyo kuko ibyo byuko yabanaga n'uwo muntu bimahe ndetse amaze igihe anabivuga cyane kari umutinganyi nyine nabivuga mu buryo bwose bushoboka kuki watinze kugira ngo umucyahe cyangwa se kugira ngo nyine uze kugira ikintu bivuga? Impamvu natinze nta nubwo ari jye nyine n'abantu b'iwacu bose tugerageza kumuhamagara niyo dukoresheje indi nimero akumva ijwi ari iryacu ahita dukupa ntago tuza haba ntago yafata telefone yacu nta nubwo twavuga ngo byibura ngo turanahuye mu nzira atume duhagarara byibura ngo tumusuhuze urumva nta hantu twari guca niyo mpamvu kugira ngo ave mu rugo igasigaye yibana ngira ngo wabonye ahantu aba ikiganiro twakoze numva warakirebye ariko n'uriya musore babana yego avuga ko babana iriya nzu niyabamo niyo yabanagamo n'uriya musore cyangwa umugabo we yavuye mu rugo ate kugira ngo ajye kwikodeshereza mwaramwirukanye kuko yavuze ko atagaruka kuba mu rugo ngo ubuzima abayemo ntabwo abashaka kuvuga ubuzima bwa famiye cyane ariko wumva ko harimo ikibazo yavuye mu rugo gute kugira ngo ajye kwikodeshereza muri ghetto? Rero ni kwa kunanirana yige yavuye mu rugo nta kibazo gihari afite uburiri bwiwe aryamaho afite icyumba cyiwe na kano kanya nta muntu uryama mu cyumba cye rwose sinzi impamvu rero abavuga ngo ntago yagaruka mu rugo yavuyeyo nta umwirukanye nta n'uwamututse yewe yakoraga ibyo ashaka kuko uko ameze twari twararangije kubyakira ikintu rero kiri kudutera agahinda ni biriya byo kuvuga ngo abana n'umugabo kandi nawe ari umugabo mugenzi wiwe ibyo nibyo biri kudutera agahinda. Ubwo bivuze ko ibindi mwarabyemeye ariko icyatumye uvuga uti reka nze nanjye ngira ikintu bivugaho nuko mwamenye ko abana n'undi mugabo. Yego kubera ko n'ubundi impamvu mbikubwira ntago wabimukuramo nta kintu na kimwe wakora ngo bimuvemo ubwo rero rwose mana
mumfashe rwose. Kugeza ubu wavuze ko mutaza haba, urumva ni n'ikibazo kugira ngo ufite umuvandimwe utaza haba kandi mwese muba muri Kigali nta nicyo mupfa, muhamagara ntakwitabe, haba hari ikindi kibazo yaba yaragiranye na famiye, kuko ndumva kuba ari uwari we kandi mukaba mwanabyakire bitagatumiye yitandukanye namwe, niba nta yindi mpamvu ihari yaba aratumye ava mu rugo akaba atavugisha, nta yindi mpamvu ihariye wenda twaba tutazi twebwe ituma yitarutse umuryango nk'uko nyine abikora gutyo. Oya, nta yindi mpamvu ihari, kubera ko Ige ajya kuva mu rugo yanahavuye nyine nta n'ikibazo, aragenda yahavuye tutamututse, ahava binameze neza, gusa yaragiye ntiyagaruka, natwe ubwacu yagiye atadusezeye. Turategereza umwana turamubura, tuza kumva ngo abageto, twamuhamagara ntafate telefone. Bibi bibazo rero tubura n'umuntu turangira n'ahabo, ntabwo sinakubwira ngo abaha. Ariko uwo muhungu babanaga bo ntabwo bakibana, acize n'iminsi batandukanye ntabwo bakibana, ariko bitewe nuko mba numva avuga uba wumva n'ubundi ataba hadafite umuntu bari kumwe. Urumva nk'uko we akubwira ko nk'uko umukobwa ateretwa niko nawe ngo agateretwa n'abagabo bagenzi biwe. Yego, gusa njye naganiriye nawe kenshi, ariko nkumva ni ibintu akunda, ni ibintu akunze, ni ibintu nyine akora bimurimo. Warakubwira ati njye bindimo, iyo ndi kureba umuhungu mba mbona ari nka mbona nyine nta kintu nyine, kurya atatereta umukobwa nyine baratereta nabo ku bwaba bari abahungu. Mbese ubwo hagomba kuboneka ubwo Ige we yari umugore w'uwo musore, we yari umugore n'ubuzima busanzwe kandi yitwara nk'abagore. Ariko ikintu nifuza kubaza, wenda n'abandi baraza kuza kugira wenda ibibazo by'amatsiko baza kwandika muri comment baze kutubaza, wenda nitwongera kuganira uzabisubiza. Kugeza ubu ntago mperukana nawe, ariko ntagakunda kubura kubera ko abagenda gukunda kugenda cyane, ntagakunda kubura igihe cyose wamubona. Ntago nzi ikintu wenda wifuza njye nagufasha, kuko niba ari uguhura nawe ubwawe mwahura, niba ari nimero ze njye mfite nimero yicamo nayiguha wenda ukazamuvugisha, kandi natwe nimero ziwe turazifite. N'ubu ngubu umuhamagaye ukamumpa tukavugana akumva ni njyewe Diane Mucikiwe ahita kupa, ntagashaka ko tuvugana, nta n'umuntu akeka ko mu mwanga. Hari ukuntu umuntu abateye kuri ya nyine, kwembwiye ko ahantu henshi ngo babimuziza, hari n'akazi yambwiye ko akora ibintu ngo byo guteka, hari n'igihe ajya kwaka akazi ahantu bakakamwima kubera nyine imiterere yumva ko mu mwanga hari ku. Hoya, ntago twigeze tumugaragariza ko tumwanga, kandi nta nubwo wamwanga. Ese wakwanga amaraso yawe? Erega ibyaye ikibazo irakirigatira, twamwanga se twamushyira hehe? Gusa we nuko aticara basi ngo yumve impanuro zacu, tumugira inama yumve ko ibintu harimo atari byo. Wowe nka mushiki we rero ukimara kumubona, hari ukuntu mu muryango muvuga uti njye narabyaye kanaka nawe azashaka mukuru wanjye murumuna wanjye, cyane ko yigese umwana yaba ari umuhungu nkuko tumutekereza, yaba afite gahunda yo kuzagira famiye ye. Mwebwe ku giti cyawe, nkawe ku giti cyawe ukimara kumenya ko adashobora kubyara cyangwa gushaka umugore, kugira musaza wawe meze kuriya, mbese wabyakire gute ukimara kubimenya? Ngewe mara kubimenya byarambabaje cyane, kuko urumva no kubaho ntafite umwana nzabera nyirasenge ni ikibazo gikomeye cyane. Nge mba numva bimbabaje, nge sinzi ikintu nakora, byibura ngo yige biriya bintu abireke, kuko biratubaba mana, simbizi. Noneho kiriya kiganiro cyo tukibona, ahari twese twaguye mu kantu, turavuga ati sira twambaye, kandi koko ubona ni ku mbuga nkoranyambaga buri umwe wese abajyaho akabibona, akavuga ati wa mwana wo kwa runaka none musigaye murebe, noneho ngo asigaye abana n'umugabo yashatse umugabo, bose ari abagabo. Ubwo se koko urumva yararutwambitse, sinzi ko Imana izadutabara. Mubona iterambere rya Ige nirihe? Kubera ko impamvu nkubashije gutyo, Ige muzi kera umuntu umuzi kera ntagahinduka. Arakura, ariko nyine hari ukuntu ubona umuntu ukavuga uti umuntu yateye imbere cyangwa se biri gusubira inyuma. Iterambere rye urumva arimo umuntu, ubundi umusore ashaka akazi avuga ati nshaka kugira famiye, nshobora kugira umuryango wanjye wihariye, yego nkawutunga ku giti cye.
nkawe ubwe mubona iterambere ryari rihe ni ukuguma muri biriya by'ubutinganyi gutyo nyine imyaka ikazashira ari uwo nta gihinduka nta kiyongera nta kigabanuka mubona ubuzima bwe buri kugana hehe nyine nk'umwana muvukana amaherezo ye uko buri wese agira ubuzima bwe nkawe ufite ubuzima bwawe uvuga uti mfite umwana wanjye niwe ngiye gukorera Ige mubona ubuzima bwe burimo kujya hehe mbese ubu rero aka kanya njye sinakubwira ngo ubuzima bwa Ige ahantu buri kujya ahari ngewe mbona ubuzima bwe buba buri no kugana muri gihonomo ati kuki Ige ntago afite igitekerezo cyo kuvuga ngo azashaka umugore ahubwo we yumva ko ashobora gushaka umugabo kubera ko yigize umugore akumva ko uwo mugabo agomba kumutunga nta terambere afite ntago yavuga ngo ngiye gushaka akazi wenda nzite ku bavandimwe cyangwa nzite no ku muryango wanjye runaka njimba mbona nta terambere ryiwe kuko kwari ni kwaguma ntahinduka ntagira ate ahubwo ubona ibikorwa nyine bibi ari byo ahereza ikicaro ni nk'umuryango rero kuko nyine wavuze ngo ibyo ikibazo irakirigata kandi koko ni ukuri rero nkamwe hari ukuntu ubyara umwana nyine ukabona ari kuba nk'uko utifuza ariko ukavuga uti sinamujugunya nk'umuryango mumufatira muramufasha iki mumufasha gute kugira ngo wabonye n'ahantu aba kuntu hameze ubuzima bayemo mbese nk'umuntu wirirwa ku mbuga nkoranyambaga ubuzima bwe mubona byoroshye nubwo mutavugana ariko mubureba mumukurikirana mute mumufasha iki mu buzima bwe bwa buri munsi cyangwa se muzamufasha iki Ige rero ikintu twamufasha kereka byibura tumubonye cyangwa se akatwemera tukaganira kuko aka kanya nakubwiye ko ntabwo tubasha kuvugana nawe ntabwo yatwiteza kuvuga ngo turamufashije rero yavuye mu rugo nta muntu umwirukanye mu rugo pe agarutse mu rugo mwamwakira nta kibazo twamwakira ahubwo n'Imana yabidufashije hari ukuntu yavuze ngo mumubuze uburenganzira bwe kumubuza uburenganzira shaka kuba wenda uko natekereje naravuze se uburenganzira kumubuza kuba yakundana n'undi muntu wenda nko muri quartier nyina yambwiye ko kuba mu rugo bimubangamira kurushwa yaba ari wenyine akamenya gahunda ze ariko ngiye mu rugo mumubuza umutekano mumubuza uburenganzira ngo mumuhoza ku nkeke ibintu nk'ibyo kandi koko ntibyabura wenda mu muryango yego ubwo byarabaye nabyo kumubuza uburenganzira rero ntago twebwe twavuga ngo tumubujije uburenganzira bwiwe uburenganzira avuga tumubuza ni kwa kundi yirirwa kururana nabo bahungu kuko nubundi ajya kuva mu rugo nuko byari byatangiye usibye ko nyine wenda atavuga wenda ngo agiye gushaka ariko nuko byari byatangiye ukabona aho kuvuga ngo agiye guteretana n'abakobwa ukabona arimo arateretana n'abahungu tukamubwira ati tukamucyaha nk'umwana nyine tukamubwira ati ibintu ntago ari byo mbese tukamwereka inzira nziza wenda ubwo wenda niyo mpamvu avuga ngo tumubuze uburenganzira hanyuma ngufashe iki rero ngewe hagati aho ko Ige nanjye naramuganirije ku giti cyanjye nako tutagiye tugira ngo wenda tumuganiriza bivemo na nyina w'uwo muhungu barahuye aramubwira ati kuri umusore mutoya wavuye muri ibi aravuga ati ngewe sinabimo kuko nibwo buzima bwanjye ubwo hanyuma aragira ngo ngufashe iki rero ngewe ikintu wamfasha n'icyanzanye hano pe rwose umfashe umbabarire ushaka uko umuhamagara byibura uzaduhuze ngewe nawe ubwo bizakemura iki bwo bizagikemura wenda nituganira amaso ku maso wenda ashobora kuzanyumva niyo yantera utwatsi ariko byibura nge nawe twahuye bashisi nkabasha no guhumuriza n'abandi bo mu rugo mvuga ntitwahuye ko nta muntu n'umwe ajya afata tuba duhangayitse urakeka se uko kumuganiriza cyangwa kumuvugisha hari icyo byahindura kuri iki gihe igihe cyose gishize urakeka hari icyo byahindura ubu birashoboka cyane ntawe uvumira itararenga ashobora kunyumva cyangwa se ntanyumve ariko byibura twahuye tukanavugana nge numvaga aricyo nagusaba rwose ukamfasha ukazampuza nawe yego ndaza kugerageza muhamagare muvugishe mve nimba aza kuboneka ariko uyu munsi bwo ntago nzi nimba byashoboka kuko umuntu uhamagaye utunguye ntago byakoroha kugira ngo bitumufatisha gusa igihe cyose nzabasha kumuvugisha nzakubwira muganire ubwo ibindi byo namwe nk'umuryango muzajya navuga ko mwajya mwirwariza kubera ko nyine iyo uzi umuntu muvukana uba umuzi ubuzi icyo wamubwira kumva ubuzi n'icyo atakumva gusa ahandi ho namubajije
ibintu byerekeranye no kugira umuryango kuko abatinganyi ntibabyara Yego. ntekereza ko batabyara ariko we yambwiye ko ngo babyara kandi azabyara babyarira hehe se kabeshya we ubwe wazabyara kireka nashaka umugore uya uwazashaka uwo musore babanaga niwe bari kuzabyara nuko batandukanye none se ko umugabo ashaka umugore akamutera inda bo bazaterana inda gute wa mugani rero wawe mufite wa mugani kuganira ibyo bintu ukuntu abivuga kiretse abikwibwiye nibwo wabyumva ariko bavuga ko azasama agatwita ariko numvise avuga ngo bisaba amafaranga sinzi ariko yavuze ko abishatse ngo kuba afite amafaranga ahagije abishatse ngo yabyara yatwita akabyara ibyo ntago mbizi ubwo nimuganira wenda azabigusobanura neza ariko ahandi nyine ubona ko nta kibazo afite ameze neza ari ibintu yishimira ari ibintu akunze kandi namubaje niba hari inyungu yindi abikuramo kuko hari n'ababikora bashaka ubuzima yego hari abantu bakora ikintu kubw'imibereho nyine ishakira ubuzima cyangwa ashaka amafaranga mubaza nimba byibura bimuha amafaranga ambwira ko ngo aticuruza ngo ariko nyine rimwe na rimwe ajya ahantu nyine akareba ko yabona umuntu urumva navuga ko ari nk'aho ari bwo buzima bwiwe ngajya ahantu niba yagiye yasohokeye ahantu ubwo abagira ngo areke yahabona umuntu batahana urumva ni bwa buzima ntabwo navuga ngo ni ubuzima bwa buraya siko nabyita ariko nyine ni nako yabisobanuye bw'imico mibi n'oya mbese iyo ahuye n'umuntu bakaganira bigakunda baratahana ariko nyine ubwo nyine bagasangira nuko bakaryamana byose ibyo bindi wavuze bya pampa byo nego narabyumvise rwose biteye n'ubwo ariko we ngo ntayambara wabibwirwa n'iki se ntago yabikwemerera rega ko ayambara nge niyo mpamvu byibura nshaka guhura nawe nkamubaza buri kimwe icyo ari cyo cyose yavuze we ko ngo atajya yambara ahubwo yambarwa na wa mugenzi wewe wa mugenzi we bose buriya barazamba bose se ngiye buriya mana y'isi n'ijuru ubwo rero sinzi ariko nk'uko bimbwiye binsabye nzabigukorera muhamuvugishe tuganire hanyuma turi gusoza wayagira ikintu ubwira abadukurikiye cyangwa se nayiga ubwo ukagira icyo mubwira abadukurikiye ndabakunda cyane ngewe ndi mushiki wayige nk'uko nyine mwabyumvise bakomeza bakanda subscribe share comment na like kandi turabakunda yige we bamfashe kumusengera musaza wanjye ahinduke nukuri araduhangayikishije reka dusoreze hano mwese mwakuri iki kiganiro ndabashimiye kandi nizere ko mumeze neza nizere ko mumeze neza mwese mudukurikiye ngo uwagira ikintu yifuza kugira inama yigeho baramubwiye inshuro nyinshi ntago nzi ko ubu ngubu ari bwo yahinduka ariko ntawamenya byibura uwagira ikintu avuga yamubwira wajya muri comment ukandika share ukandika comment ukagira ikintu umubwira cyangwa se ukagira inama umugira tukadusubira mu kiganiro cy'ubutaha